kora subscribe, likinga video, comment kugira ngo tubane gatanu kandi uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umugore utwite ushobora gukoranamo n'imibonano mpuzabitsina, cyane yuko burya abahanga basobanukiwe ibintu by'imibonano mpuzabitsina babizi neza cyane ko umugore utwite aba ngo aryoshye ariko rimwe ndarigihe tuzasaba nk'umuntu w'umugabo akatubwira ukuntu umugore atwite aryoshye, sibyo? Rero ibyo kabiri tugiye kurebera hamwe kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe uburyo umugore utwite aryohamo ndetse n'uburyo agomba kubikoramo. Hariho abantu rero bajya bakunda kwibeshya cyane bakavuga ati umugore utwite ntabwo ashobora gukora imibonano mpuzabitsina, umugore utwite ngo hari amezi ngo bageramo ngo ntakore imibonano mpuzabitsina. Barabashuka, ni ubunebwe bw'abagore. Abagore barabirisha ugasanga amaze gutwita akaza gukora imibonano mpuzabitsina ariko atari ukubera yuko yagize gute yananiwe kuyikora, ahubwo aruka ko mu mutima we n'ubundi atabishaka. Muri ko abagore ubundi akenshi imibonano mpuzabitsina burya usibye na nk'umugore sinzi ko nabivuga, ariko burya imibonano mpuzabitsina ku mugore burya biragoye nyine kugira ngo azabikore nyine, nawe urabyumva. Bivuze ngo rero byanga byakunda iyo uzi yuko ibintu bimeze gutyo, ukaba ubizi neza ko bimeze gutyo, ukora uko ushoboye umugore wawe ukajya umwataka kubera ko uzi ko ari n'umunebwe n'uburi no mu buzima busanzwe, ntibakitwaze inda urabikora paka na finara agiye no kubyara. N'uwo munsi ari bujye kubyara n'ako kanya tuvuge nk'ubu muri iyi saha ubu tuvugana ni saa 10, nk'ubu izi saa 10 ndamutse ndi bubyare mu kanya saa 11, ushobora kuba wabikoze bigakunda, kuko nabo umwana nta hantu hamwe ahurira n'inaho igitsina kiri buke. Ujye mubyibuka ibyo nabyo. Cyangwa umugabo ufite urutsina rurerure cyane rurenze, nabwo nyine biba ari ibintu biba byarakozwe igihe kinini kandi bigakorwa nabi. Ubundi iyo ubikoze neza ubikora neza nyine nawe urabyumva kandi bikagenda neza. Ntabwo rero umugabo ntabwo umugore akwiriye kubaho adakora imibonano mpuzabitsina ni ukubera ko atwite. We mugabo naramuka akubwiye ngo ngiye ngo simbishaka ukabyemera, ibyo birakureba kubera ko nenda kuvuga ngo ntabwo abishaka nawe ukabyemera, nyine ntabwo azabishaka. Bivuze ngo rero ukora uko ushoboye umugore wawe umuhate igikoresho umuhate igikoresho ku buryo ajya ukuntu biryoshye bifiringe yewe mbega ariko binaryoshye. Umugore utwite inda iragenda ikamanura, sibyo? Wazajya kuza mukumva ibinyama byose biri hafi, ukumvamo biragufata, ukumva ibintu bimeze neza, ukumva ububere, ukumva ubushyuhe, ukumva ibintu bigufata ku buryo nawe ubwawe uvuga uti kabisa ubundi warangiza ukayikozamo fresh sheri ihangane sheri ihangane we, maze yaba yicaye nko kwanjye yarangiza ari ukuntu tibura ikintu ukakizana imbere neza fresh, wajya uyishyira mukavuga sheri ihangane sheri ihangane we, bebe ukure neza munda, bebe ukure neza, ukure tate yagukunda, mama yagukunda, bebe urabikora. Ikintu kibi nababwiye wenda ndaza kuzakigishaho muri position, ikintu kibi nagakwiriye kugarama ntabwo akwiriye kubikinda umugore ugize gute. Cyakora k'inyuma ko birashoboka afashe ku gitanda kuko ntabwo aba yunamye cyane, ariko izo position ko ari ebyiri zo wenda tuzanazigaho zihagije. Position dushobora kuba wabimukoramo, ariko hari position nyine ziba zibujijwe, ariko kandi tuzanazigaho tubirebe byose hamwe ku murongo uko gahunda ziba zimeze. Ariko ikintu nakubwira uko byagenda kose ukwiriye kumenya ngo umugore wanjye niba atwite ngo mpuzabitsina, cyane ko uri kumwagura, uri muramwagura, uri muratuma umeze nk'umuntu uri guharura inzira y'umwana agomba gucamo, sibyo? N'umufata ukamufatirana ukabona afite ubunebwe, warangiza ukabireka, birakureba. Ntabwo bindeba ngewe, umuti wanjye cyangwa se akazi kanjye nako kubikubwira kugira ngo ubashe kumenya ngo umugore wanjye niba atwite ndatangira no kugira ngo mwagure, tangira umujagajage kabisa wana fresh ahantu hose umwimbike. Ariko mu gihe utabikoze uzajya umenya yuko byanga byakunda ibyo bintu ukoze nta gahunda nyine bifite.
ufite ubimenye, ubishyire mu mutima wawe, umenye yuko ibyo bintu nutabikora ku mugore wawe uzaba umuhemukiye. Numuhemukira kandi umugore wawe azajya kubyara bimugore, usanga bari kumusatura bamwongera n'ibiki kandi wakabaye ugira gute umufasha muri ubwo buryo kugira ngo umugore wawe abashe kuba yagera kuri byiza kandi birambye. Rero mwige gushaka inzira z'abana, mwige gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore banyu nubwo baba batwite. Abagore bibazanaho ubunebwe bababwire ngo ngiye ngo ndumva ngo ngiye ngo rwose ngo wapi ngo sheri ngo uramutse ubikoze ngo umwana ngo yavuka atagejeje igihe. Inzitwazo ndabizi zari zihari nyinshi, ariko izo nzitwazo njye ntabwo nzikunda kubera ko ntabwo zinzemera, ntabwo nyanzemera habe na gakeya. Mwige guha abagabo banyu keya, mwige kubitaho waba utwite waba udatwite. Kandi ikindi tumenye yuko umugore utwite aryoha kubi, umugore utwite araryoha. By the way, ababizi barabizi, ngira ngo sindi uvuga amagambo menshi kuko ababizi barabizi yuko abaryoshye. Kandi impamvu zo kuryoha zo tukeka tuzifatiye nk'inyigisho yazo yonyine, impamvu zo kuryoha ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane zimwemera kuba yaryoha. Niyo mpamvu umugore utwite niyo yaba ari wa wundi wabihaga akiyatwite noneho akarusha indi gasa nkaho ibirimo irakura, isa nkaho ikuzemo, biba ari byiza cyane kurushaho kuko abasha gukora sex neza kandi akumva yivuye inyuma. Rero mumfashe nyaboneka, mumbe hafi, mbabe hafi kugira ngo mbafashe kugorora imyumvire, mbafashe guhindura ibyo mutumva. Ikindi kandi unkurikiye kora subscribe, nicyo kintu kizamfasha. Kandi niba video zacu zikunda ukumva ko hari inkunga wazitera, nimero ni yayo ni 0797970273. Iyo nimero iba no muri mobile money, amazina uzasangaho uzohereze ntuzagira ikibazo. Ariko icyitonderwa, abantu muraramuhamagara saa 6 z'ijoro, saa 8, oya, abo bantu gisimba shaka. Nkunda umuntu ugira discipline kuko nanjye ngira discipline, sibyo? Nkunda icyubahiro, nawe kunda icyubahiro kuko buriya ngiye mpamagaye saa 7 saa 8 sangahe amasaha adashoboka, ngufata nk'umuntu iyo waba wiyubashye. By the way, ngiye ngufata nk'inzererezi, harwo ngo agaciro. Niba urengeje saa 3 utarampamagara ukabona byibura saa 4 zirarenze, saa 4 niyo saha ya nyuma nge nitabiraho abantu mu gihe mfite umwanya wo kwitaba. Mu gihe ubona ko yakurenze biparike cyangwa wandike message ubundi tubone kuvugana. Mu gihe uzi yuko ibyo bintu utabyubahirije rwose ukarazara mu kuhamagaye nka nimero yanjye ifitwe nk'umupampe akagushishura, ngiye rwose ntuzandenganye, sibyo? Nijye muhamagara kare, munganirize kare, mugisha inama kare. Ibintu byo mu ijoro wapi nkejo bundi umuntu yarifasha amagara saa 8 z'ijoro, somvaga ndayizamu. Niba nankurikiye umvaga ndayizamu, ntago ari byiza, ntago ari byiza. Umuntu niwe wihesha agaciro, umuntu niwe utuma undi amwubaha, umuntu niwe utuma buri muntu wese yibonamo ko ari kumwe na mugenzi we ndetse akamuha agaciro. Rero ibyo mbasabye nibyo ngibyo, nimubinkora muzaba abana beza kuri nge, nanjye nzababera abana beza, ndetse tuzigana aya masomo yacu paka igihe Imana izabishakira. Nimbona ko abantu muri rusange mutagifite ibibazo byinshi, mbona yuko mbese nyine murimo mwumva ibyo navuze mubishyira mu bikorwa, nzahagarika zino nyigisho nshaka ibindi bintu tujyamo. Ariko mu gihe mbibona ibibazo bikiri byinshi ntabwo napfa kuzihagarika kandi mugifite ikibazo gikomeye. Imana rero ikomeze ibarinde umugisha, ndakunda cyane, bye bye.